kubasuhuza inshuti za The Source of Blessings. Uyu ni umwanya w'ijambo ry'Imana. Tubanje kwiyegereza inshuti zacu zinjiye mu muryango wa The Source of Blessings vuba ngaha. Naho utari waza mu muryango wa The Source of Blessings, ndagusaba kugira ngo ukande subscribe hasi aho ngaho ujye ukurikirana ibiganiro tugira kuri The Source of Blessings. Imana ibahe imigisha. Tudatinze bene data, tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Uyu munsi turaganira ku ijambo ry'Imana, tuganira virusi imaze gutera mu itorero ry'abana b'Imana. Itorero rimaze kugerwamo na virusi. Ese iyo virusi ni iyihe? Ndashaka kugira ngo tuze kwiganiraho. Mwene data, urebe nimba ishobora kubitara gufata, nimba yaragufashe, ushaka uburyo ikuvaho mu izina rya Yesu Kristo hakiri kare, kuko ishobora kuzaguteza ibibazo biruta iby'izindi virusi zindi. Haleluya. Reka iyo ngiyo tuyiganireho. Iyo virusi nta yindi, ni ibintu bimaze gutera mu itorero, gukora ibyiza byacu cyangwa se gukora umurimo w'Imana tugamije kwigaragaza ngo abantu batubone, abantu batwemere, abantu baduzamurira igikumwe, bavuge ko turenze, dukomeye, turi ibihangange. Ibyo ngibyo ari byo biri mu mitima yacu, aho kugira ngo tunezeze Imana, twaneza tukanezeza abana b'abantu. Ibyo ngiyo ni virusi imaze kuganza mu itorero ry'Uwiteka Imana. Ariko ndakwinjiza kugira mwene data kugira ngo tuze gukurikirana unusanga ishobora kuba wenda yarakugezeho, uze kwihana hakiri kare kandi uhindure, kuko bitabaye gutyo byazakubera igihombo. Ni igihombo gusa. Imyaka yose umaze mu murimo w'Imana byazaba igihombo kuri wowe. Reka tuyisome mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ry'umunsi turarisoma muri Matayo ibice 6 ku murongo wa mbere, turaza gutaruka ku murongo wa 5 dusoreze ku murongo wa 6. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Mwirinde ntimugakore ibyiza byanyu imbere y'abantu kugira ngo babarebe, kuko nimugira mutyo ari nta ngororano muzagororerwa na So wo mu ijuru. Nimusenga ntimukamere nk'indyarya, kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu nzira ngo abantu babarebe. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Wehoho, nusenga ujye winjira mu nzu, ubanze ukinge urugi, uhereko usenge So mwihereranye. Nuko So ureba ibyiherereye azakugororera. Amen. Haleluya. Bene data, iri ni ijambo mushobora kuba mwarumvishije, ariko Uwiteka Imana yaduhishuriye ukuntu ari indwara imaze gufata mu bakristo benshi bamwe. Uyu ni umwuka wari mu bafarisayo mu gihe Yesu Kristo yari hano ku isi. N'ubu ngubu umaze kuza mu bakristo bamwe. Uyu munsi reka tuganire, twumve n'ijambo, tujye kuganira ijambo rya warning cyangwa se yo kuvuga ngo twirinde, yo kuduha attention, mutire attention kuri ibi ngibi. Ijambo ry'Imana yatangiye kuvuga ngo mwirinde, ngo ntimugakore ibyiza byanyu imbere y'abantu kugira ngo babarebe. Haleluya. Mwirinde. Bene data, turimo abakozi b'Imana, turimo abaririmbyi, turimo abavugabutumwa, turimo abahanuzi, turimo abantu bakora imirimo y'Imana igitandukanye. Hari abasengera abarwayi, ni impano nyinshi zitandukanye twagiye duhabwa. Ariko bene data, ijambo ry'Imana rivuga ngo twirinde icyiza cyose ukora mu murimo w'Uwiteka Imana, mu murimo w'Imana wose wirinde. Ntukagire icyo ukora kugira ngo abantu bakurebe. Ijambo bavuga ngo kugira ngo, mu yandi magambo, ufite purpose cyangwa ufite intego yo kugira ngo abantu bakurebe. Mu mutima wawe, aho umwana w'umuntu adashobora kureba, ufite intego ivuga ngo bandebe, babone ko ndarenze, bavuge ko ndusha abandi bose, tugasa nkaho turi muri competition. Wirinde mwene data, mu mutima wawe icyo kintu ntikizazemo mu izina rya Yesu Kristo. Kubera iki tusaba kugira ngo wirinde ibyo bintu ntibizakubeho mwene data? Ijambo ry'Imana ryakomeza rivuga ngo kuko nimugira mutyo ari nta ngororano muzagororerwa na So wo mu ijuru. Amen. Kuko nimukora ibyo ngibyo, ntuzatekereze ko hari ingororano uzahabwa. Uzaririmba, uzaramya, uzabwiriza, uzatambira Imana, usirimbira Imana, ukora ibyo uzakora byose mu murimo w'Imana, ariko ntuzigere utekereza ingororano ku Mana. Munsi ijambo ry'Imana ryavuga ngo ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Abakora ibyo ngibyo mu mutima wabo batagamije kugira ngo banezeze Imana yo mu ijuru, ahubwo akabikora kugira ngo abone amanota, agace kose arimo bamumenye, amenyekane ko ari we muhanuzi ugezweho. Ibyo ngibyo bikaba mu mutima wiwe, akaba umuramyi, agashaka ngo amenyekane. Turi kuramya ugasanga ushaka gushyushya abantu bashyushye, ariko mu mutima wawe hatarimo kunezeza Imana. Nimba hatarimo kunezeza Imana,
umenye ko ibyo ukora byose ni igihombo gusa. Iyo virusi yaba yaragufashe, iyo virusi yaba yaragufashe, umwuka w'abafarisayo waba waragufashe, ngo kuko bo bagendaga gusenga bagashaka ukuntu bagenda ahantu hari abantu benshi ngo bagasenga, abantu benshi bakavuga bati aba bantu ni abakozi b'Imana, aba bararenze, aba ntiduhuye nabo. Ibyo nibyo byanezezaga abafarisayo, ariko Yesu Kristo yarabatokingaga, yarababwiraga aho bati nimukamere nk'indyarya. Abafarisayo bari bafite umwuka w'indyarya wo kugira ngo bagende hariya ibyo bakora byose babone ko abantu babemere, babone ko babarusha gusenga. Haleluya. Abafarisayo bumvaga ko ari bo bakristo kuruta abandi bose, ariko mwene data ndakwinze kugira ngo umwuka ntuzagufate, kuko ingorano zabo zizaba izo kuvuga ngo terebye, wowe urarenze, tuguhaye terebye. Abakecuru bavuga ngo terebye, cyangwa se urarenze. Abashinwa bavuga ngo hemba, urarenze, urakomeye. Ariko icyo nicyo sicyo dukwiye kugenderera, ahubwo igikenewe kuruta ibindi byose ni ukunezeza Imana. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryasoje ritubwira ngo wehoho, ku murongo wa 6, wehoho wowe udukurikiye, icyo usabwa ni iki ngicyo: nusenga cyangwa se nukora umurimo uwo ari wo wose ugamije kunezeza Imana, ujye ukora iki kintu mu mutima wawe, ujye ucreate connection yawe n'Imana, ujye uramya imbere y'abantu, ujye utambira Imana imbere y'abantu, ujye ubwiriza imbere y'abantu, ariko mu mutima wawe hatarimo ikintu cyo kuvuga ngo ugiye kunezeza abana b'abantu, ahubwo ufite muri wowe kuramya Imana. Uvuge ngo Mana, ubu ndi kubwiriza ijambo ryawe, izina ryawe rishyirwe hejuru, icyubahiro cyawe kizamurwe, abantu bazumve izina ryawe, bakwemere nk'umwami n'umukiza. Utambire Imana, uzamure amaboko yawe, uheze Imana icyubahiro, uririmbire Imana mu mutima wawe, hari kuvuga ngo Mana, ndagushimiye ko wampaye ukuboko, Mana, ndagushimiye ko nshobora kuvuga ijambo rikasohoka mu kanwa kanjye, ndagushimiye ko wampaye iki n'iki. Ushima Imana, ukreye connection yawe, ushaka uburyo uba muri connection n'Imana. Nubwo imbere hawe hari benshi bazaba bari kukureba, ariko wewe ntubiteho. Mu mutima wawe ntiwite uburyo bakwakira birenze, ntabwo ari byo witaho ngo ubirutishe connection yawe n'Imana. Icyo gihe uzagire connection y'Imana. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo Imana ireba ahiherereye, ngo iyo ngiyo izakugororera, uzahabwa ingororano n'Imana, kuko irabasha kureba aho tudashobora kubona. Urashobora kuramya nkavuga ati uriya muntu ari mu mwuka pe, ibyo ngibyo, ariko Imana yo mu ijuru niyo kureba kurusha uko ngiye umwana w'umuntu nakureba. Ndashobora no kureba nkavuga ati uyu muntu ntabwo ari mu mwuka, ibyo ntukabyitaho, Imana ireba ahiherereye. Ibyo ngibyo nibyo Imana iyo irashobora gupointinga, kuko ntidushobora kuyiryarya. Urashobora kutwereka ko uri mu mwuka kandi utari mu mwuka, urashobora kutwereka ko ibyo urimo twe tukashobora kujajinga uburyo butari byo, ariko Imana ireba ahiherereye, izagororera abana b'abantu. Haleluya. Ariko nukora ikintu cyari cyose umutima wawe harimo ikintu cyo kuvuga ngo abantu bambone, ndushe runaka ntaho andushiriza, uno munsi ngomba kubereka ko ndenze, icyo uzakora cyose uzamenye ko ingororano izabaterebye abantu bazaguha, bazavuga ngo urarenze, bazavuga ngo urakomeye. Ariko Imana yo mu ijuru ntuzategereze ingororano ngo ziva mu ijuru. Haleluya. Rero ntuzajya gukora umurimo w'Imana ujya wibaza mu mutima wawe, ese ibi ndi gukora, ese ndashaka icyubahiro mu bana b'abantu, ndashaka gushimwa n'abana b'abantu, cyangwa se ndashaka gushimwa n'Imana Data, ndashaka kunezeza Imana? Niko Pawulo yabyanditse mu Bagalatiya igice cya mbere ku murongo wa 10, avuga ngo mbese noneho nishimwe ry'abantu nshaka cyangwa n'iry'Imana, cyangwa se n'abantu nshaka kunezeza? Iyaba nkinezeza abantu, simba ndimbati ya Kristo. Haleluya. Jya wibaza, se nishimwe ry'abantu nshaka, ese ndashaka ko umudugudu wose aho ntuye bazamenya ko ari ngiye muririmbyi ukomeye kurusha abandi? Ese ndashaka ko bazamenya ko ari ngiye muhanuzi ugezweho muri iki gihe urenza abandi? Ese barashaka ngo nzamenye ko ari ngiye muvuga ubutumwa urenze? Nimba ari byo biri mu mutima wawe, umenye ko ingororano zawe zizasigara muri abo bana b'abantu, bazavuga ngo urarenze, bazagukunda, bazabagukomera amashyi, ariko ntuzatekereze ko hari ingororano zakura mu ijuru. Mwene data, tugira attention, kumenyekana ukamenywa, ibyo ngibyo si byo bizaguhesha ubwami bw'ijuru, ahubwo bizatuma iyo virusi iri muri wowe ituma wishyira hejuru, ituma wumva ko ukwiye kugaragara mu maso y'abantu, bakakuzamura igikumwe, bakavuga ko urenze. Iyo virusi izamunga ingororano zawe, nugera igihe cyo guhabwa ingororano usange nta kintu ufite, kandi warakoreye Imana, wararirimbye, waratambye, warakoze umurimo w'Imana, ariko icyo gihe
usanga nta ngororano ufite, kuko izawe zasigaye hano ku isi. Wirinde mwene data iyo virusi ntiguhitane, utazabura iby'imirimo wakoze. Haleluya. Ntabwo dushobora kuryarya Imana, ntabwo ikintu dushobora guhisha Imana. Imana irashobora kureba aho umwana w'umuntu adashobora kureba. Mu Baheburayo igice cya 4 ku murongo wa 13 ijambo ry'Imana rivuga ngo nta cyaremwe ngo kitagaragara imbere yayo, ahubwo ngo byose bitwikuruwe ngo nk'ibyambaye ubusa mu maso y'izatubaza ibyo twakoze. Haleluya. Byose biratwikuruwe. Icyo wakoze cyose imbere y'Imana, izi intention, izi purpose wari ufite, izi intego wari ufite, ukora umurimo wayo uwo ari wo wose. Niba ugiye gusura abarwayi ushaka irindi zina runaka, umenye ko ingororano zabo zizasigara muri bariya bazavuga ngo uyu muntu bimeze gutya na gutya. Ariko icyo ukora cyose mwene data, umenye ko Imana irakubona mu mutima wawe. Nutambira Imana, ujye utambira Imana uvuge ngo ndi gutambira wa Mana we, sindi kurushana na runaka. Sinshaka ko runaka abona ko nzi gutamba kurusha abandi, sinshaka ko runaka abona ko nzi kubwiriza kurusha abandi, sinshaka ko runaka abona ko nzi kuririmba kurusha abandi. Cyangwa umurimo wose ukora, ujye umenya ko Imana irabasha kureba umutima wawe nk'utwikuruwe, nk'uwambaye ubusa imbere y'amaso yayo. Rero witonde mwene data, icyo uzakora cyose ujye umenya ko Imana ishobora kujajinga, ikabibona, ikamenya ngo uyu muntu ndabibona neza. Arimo arabikora kugira ngo barunaka bamubone, arimo arabikora kugira ngo bamubone isura nziza, akundwe n'abantu. Icyo nicyo agamije mu mutima wawe. Ariko kunezeza Imana ntabwo ari byo ashaka. Nibyo Yesu Kristo yavuze ngo aba bantu ngo imitima yabo indi kure, baragaragaza ko bankunda ariko imitima yabo indi kure, nta busabane bafitanye n'Imana. Mwitonde bene data, ingorano zanyu zitaba izo hano ku isi, zigasigara ku isi mu ijuru, ukazabura ingorano z'ibyo wakoreye byose. Haleluya. Mwene data, iyi virusi wirinde itagufata, kuko iramutse igufashe hari bibi byinshi cyane bizakubaho. Reka tubisome kumve amaherezo y'abantu bafite umutima wo kunezeza abana b'abantu atari kunezeza Imana, ariyo iyo virusi twavuze imaze gutera mu itorero muri bamwe bagenzi bacu dukorana umurimo w'Imana. Dusome muri Matayo ibice 7 ku murongo wa 22 dusoze ku murongo wa 23. Mu izina rya Yesu Kristo dusenge dusome. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati, mwami mwami, nitwahanuraga mu izina ryawe, nitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, nitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe? Nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwankozi z'ibi bimwe. Haleluya. Imana itubabarire. Mwene data, wibuke ibyo wakoze byose, imirimo yose uri gukorera Imana. Wibuke abarara mu maveye, abarara mu byumba by'amasengesho, wibuke amarepetition uhoramo ya buri munsi. Ariko ngo umunsi umwe igihe cyo kujya kureba zangurana twakoreye, ngo benshi bazaze bavuga ngo mwami, niyuzi ko twahanuraga mu izina ryawe. Abahanuzi benshi bazaba bati, nuzi ko twari abahanuzi, uzi ko twebwe muri kiriya gihe twahitinze, nuzi ko muri kiriya gihe twavuzwe kurusha abandi. Mu mudugudu bose uzababaze baranzi nari umuhanuzi ukora, wahanuraga bikomeye. Yesu ngo azababwire ati sinigeze kukumenya. Abandi baje bamubwira ati nitwirukanaga abadayimoni, nitwakizaga indwara nyinshi ntutuzi ntubizi mu izina ryawe, kandi ababwira ati sinigeze kubamenya, kuko ibyo mwakoze byose ntabwo mwiza mubikora kugira ngo munezeze njyewe, ahubwo mwashatse izina, mwashatse titre runaka, mwashatse kwitwa abahanuzi bakomeye. Haleluya. Imana itubabarire. Abantu ngo bazambwiye ngo ntuzi ibitangaza byinshi twakoze bitandukanye, ntubizi ko twabikoze mu izina ryawe. Yesu amagambo azababwira arababaje. Virusi zaba yaramunze yarazibangatanyije, ingorano zabo zose izikureho, nirangiza ibasigaze gutyo, basigare gutyo. Yesu nibajya gushaka ingorano zabo, Yesu ababwira ngo, ijambo rya mbere zababwira ngo sinigeze kubamenya. Yego mwamenywe n'isi yose, muramenyekana ku mateleviziyo, muramenyekana ku ma YouTube, muramenyekana mu matorero n'ahandi henshi hatandukanye, ariko njyewe sinigeze kubamenya, kuko ntimwigeze mwifuza kunezeza njye, ahubwo mwifuje kunezeza abana b'abantu. Wirinde iyo virusi ntigukoreho mwene data, wirinde ntizagufate. Irute iyi corona turi gutinya, kuko izatuma ubura ingororano zose wakoreye ku isi. Rero wirinde mwene data, iyi virusi ntigukoreho. Azababwira ngo nimumve imbere, njyewe sinigeze kubamenya.
mwumve imbere muri inkozi z'ibibi, mwe kuza mumbwira ngo muri abahanuzi, mwe kuza mumbwira ngo mwasengera indwara, mwirukanye abadayimoni. Oya, icyo mwakoze mwashatse kugira ngo mumenyekane. Uwo mwuka w'abafarisayo, iyo virusi yo kwimenyekanisha, yo gushaka gushimwa n'abantu, mureke bene data tuyirinde itazatubuza ingororano. Haleluya. Dusoze mu ijambo dusanga muri Yohana wa 2 igice cya 1 ku murongo wa 8. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mwirinde mutabura iby'imirimo mwakoze, ahubwo ngo muzahabwe ingororano itagabanije. Amen. Mwirinde mutazabura iby'ingororano mwakoreye, ngo ahubwo muzahabwe za ngororano zose zuzuye hatabuzemo na zimwe. Mwene data, irinde iyi virusi ntigukoreho. Irinde iyi virusi ntigukoreho, virusi yo kwifuza gushimwa n'abana bawe. Mu mutima wawe harimo kugira ngo unezeze abana b'abantu. Reka tuve muri competition, reka tuve mu byo dukora byose bigamije kwishakira izina. Oya, mureke tubive mu bene data. Imana yo mu ijuru iduhane imigisha. Bene data, nasoza nkubwira ngo ese byakumarira iki kuza kumenyekana ku isi hose ariko ukabura ubwami bw'ijuru, cyangwa se ukabura ingororano zose wakoreye? Byakumarira iki gukora amaveye ya buri munsi ariko igihe cy'ingororano ugasanga nta n'imwe ufite? Imana yo mu ijuru itubabarire. Wirinde ingororano zawe zitamungwa n'iyi virusi imaze gutera, ariyo yo gushaka ishimwe mu bana b'abantu, yo gushaka kunezeza abana b'abantu aho kugira ngo unezeze Imana yo mu ijuru. Imana yo mu ijuru iduhane imigisha kandi idufashe kugira ngo iyo virusi itadufata. Nawe yaba yaragufashe mwene data, ndasaba kugira ngo uhinduke, haracyari igihe kugira ngo umunsi wo kuzasoroma ingororano zawe utazigera ubura ingororano z'ibyo wakoreye. Imana yo mu ijuru iduhane imigisha. Wewe wakoze subscribe, Imana yo mu ijuru iguha imigisha myinshi ku isoko y'imigisha, iguha imigisha myinshi cyane. Kandi nawe utarayikora, ndasaba ngo ukande munsi aho ngaho ujye ukurikirana ibiganiro byacu. Imana yo mu ijuru iduhane imigisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen.